Hi guys, ejo bundi nabonye umukobwa witwa Ladies Choice yapostinze uyu mugore yuko yamwambuye mpita nibuka nanjye kuntu yanyambuye mu kwezi kwa kabiri. Ubu rero ukuntu uyu nguyu abanza kubigenza arabanza akigira umukiriya wawe. Ariko mbere ya byose abantu badacuruza don't come from kumbwira ngo kubera iki namuzanye hano. Namwe ibintu bitagenze neza iyo babahaye service mbi cyangwa bakabambura ndabona muza kudarapa ama business y'abantu hano. Ubwo rero uyu munsi ntabwo twumvikanye yuko ndi bumukope nta yaranguriraga ariko n'ubundi ntabwo namukopaga. Yarambwiye ngo amafaranga afite cash nohereza umumotari arayamuhereza no ku mumotari ndamwohereza agezeyo nyine ngo yinjira mu gipangu yanga gusohoka. Uyu mukobwa yitampamagara arambwira ngo araza kuyohereza ngo arabona ngo kohereza bidakunda ngo yagiye no kubikuza biranga nambwo ati byanze gute kandi avuze ko amafaranga afite cash ahitambwira ngo arayohereza phone ye ihitivaho none nka ni mugoroba nyine nkomeza muhamagara ahitanyandikira message nashyize mwaho ariko mbwira ngo ari mu rusengero nava yarajya kuri Western Union yaranampamagaye ndibaza kuri Western Union arajyaho gute kandi avuze ko amafaranga afite cash nuko mbonye bimaze kuba ibintu birebire ndambwa ati nsubiza amavuta yanjye arambwira ngo ayafunge nambwa ati soke yansubiza nzemera ngewe nyisige umva aravuga ati ngo ntago hari ngo yagiye kandi n'urufunguzo ntago ruhari nuko umumotari rero asubiye muri icyo gipangu baramubwira ngo ntago bamuzi mana umuntu n'umujura ikintu yatakora akubloka ahantu hose wamamagaza n'indi telefone yakumva ari ijwi ryawe rwose agahita kupa mumwirinde mwabantu we n'umujura yewe aradusuzugura kuki tese nuvuga ngo mukira n'umwami naho umucuruzi wazaba ikigoryi imbere y'umukiriya umva umukiriya n'umwami kandi ufite n'andi bakira baba bafite amadeni ariko ntago bakubloka umuntu kuri mideni ntago umubloka urakomeza ukamuvugisha ukamweka ko uhari ukamuha cyizere niyo waba muri kumubeshya ariko akabona ko uhari warakubloka ahantu hose akakubona unaciriritse imbere yiwe wanze ukamubona ni kanzu yawe yambaye ari gukora n'uturiri yatwitse ukumva wowe wakumva wishimye ku mwenda waranguye warawurwaniye n'abandi bantu ukaza koshyira ku iseta ndakabushimuka utwara akajya kubyinamo warashaka inyungu ni mba natwishyure abantu bari kuvuga ngo turi kumusebya ntago ari ukumusebya kuko ni ibimenyetso birahari turi kuvuga ibintu duhagazeho neza cyangwa bakavuga ngo turi kugendera ngo nukora ko ngo twabonye urukundo tuje ahangaha kugira ngo mutumeshoningira umuntu bita Terabe guys mutaginge Terabe guys umva mwabakobwa mwe b'abanyamugi murabizi tubana mu buzima bwa buri munsi tubashakira ubwiza tubambika uwo Terabe yaratwambuye aratwambura bigeze aranatuboroka mwabakobwa mwe mu mutaginge tumuhaye gasupo n'ikindi gihe nazonje kuduherezaho kuyatwima ntago ari bwo bukene bwacu buzatuma dusubira mu cyaro cyadukena ngo dupfe n'umukobwa mwambika ikanzu nk'iyi muri kureba hano nk'iyi ngiyi ubona umwana yambaye imeze gutya akakwishyura 30 ibaze 30 Tera aho uzajya hose wambaye iyo kanzu ujye umenya ko ari ideni ryo muri Ladies Choice wambuye aha nabera n'ikigoryi yananiye kwambura amafaranga menshi twaramukopaga none yandarariye ubusa amafaranga yagenda akagarama bakamuhereza miliyoni akaza agakuramo 30 tukabana mu mahoro urumva ari ibintu birenze reka shemoni kuri Terabe mutaginge Terabe wabaye mwana niba barahugeze wabaye mwanda pe nkawe kweri uvuga ngo bagukopa ikanzu ngugiye ahantu ngo nuvayo nguraza wishyura 30 nago yakore muri riya joro yego reba nk'umusore yari yamuhaye location aramubwatungwiremo mu birori araza atwaka ikanzu turayimuha aragenda bagira ibyo bagira bavuye mu birori nta mafaranga yakuye yose namwe murebe umuntu wambaye no kanzu reba ino kanzu yambaye reba kuna reba iyo kanzu ubu uje wabuze umusore wanayaguha ariko inda ziragwira ugeze habi Terabe ugeze habi mutaginge Terabe mwereke iyo kanzu yambaye n'ideni yambuye muri Ladies Choice 30 umukobwa w'i Kigali akabaye umwanda nk'umuntu w'umukiriya wanjye nyine twe dusanzwe tugurana nta kibazo n'umumotari yabonye hatanda ambwa ati ngwino nta kibazo bigira ni mugoroba yanga kunyitaba arangije aranyandikira ngo yarari mu rusengero ngo byanze ngo kubikuza ngo bahise bashyira kuri Western Union ndambwa ati sagezeho gute kandi yarari mu ntoki ubwo telefone bivuyeho nyine hashize nk'iminsi 3 anderega gutyo mwandikira message ndambwa ati mbabare unyishyure kuko ntago twigeze tuvugana ko nkukopa uguze bisanzwe yaba twaravuganye ko nkukopa ntago nayo kukwishyuza gutyo birangira nyine ambrot umva ahantu hose hari ambrot najya mamagaza n'izindi telefone
yakumva ari njye agahita akupa ubwo uwo nguwo witwa Ladies Choice nyine ejo bundi nibwo nabonye yamupositinze numva nanjye aransembuye ariko uriya mukobwa ni umujura pe nta nubwo agusubiza. kutavuze ukuntu wasubiye aho yaragiye bakakubwira ngo ntabwo bamuzi. Ego mva ndi kubyibagirwa rega mva ni inkuru ndende ubwo umumotari nambwiye ati mbarusubireyo nzanira amavuta ahubwo na mbere yaho nambwiye ati hashize umunsi uyu kuko nambwiye ati nose wayangaruriye ahita ambwira ngo amavuta yafunguye nambwiye ati nta kibazo ngenzemera nyisige niba aratwaye ibintu utabasha kwishyura mpita nambwiye ati ngiye kohereza umumotari azi ahita ambwira ngo ntawe uhari ngo kandi urufunguzo arujyanye nyine ndi kumubwira ati araza ntareba bari barayamuhereza umumotari ndamubwira ati pfa kugenda umumotari ageze baramubwira ngo ntago bamuzi. Ubwo nyine nanjye binshanze nibwo nagiye kuri RIB nyine inshuro ya mbere ya kabiri cika intege ndabyihorera. Rero twebwe Godfather ikintu twashakaga ni ukumusanga ahantu ya hostingiye tukamutwara kuri RIB twabwira ati igisambo cyacu ngiki turakizanye mu gikorero icyo mushaka. Niko gahunda twari dufite twebwe. ngo n'umusheri we mushyashya ntabwo umusheri we mushyashya tumuzi ntabwo twe tumuzi byabasheri ntabwo bitureba twe ntabwo ducuruza abasheri. Video yanjye nayikoze kuwa gatanu nta muntu n'umwe video yanjye nayikoze kuwa gatanu nta muntu n'umwe narinzi n'uyu nguyu ngo ni Jessica sinari muzi n'uwo Stone sinanamuzi byo kuvuga ngo twagendeye nkuko twonye gafite sheri ntabwo twabona ariko nafite sheri gute kandi yaramburotse kuri Instagram ndaburotse kuri TikTok ndaburotse no kuri status nari kubikura he ngewe ahiye koko nari kubikura he ngo ujye kubireba byo ngibyo mujye mureka tubinyanga mugaye niyo byaba igiceri cy'ijana cyangwa bombo y'icumi umucuruzi aba yayiranga kugira ngo ayicuruze yunguke ntabwo twese dukora akazi k'ubuhosta. niyishyure wana nabishyura amafaranga yanyu nese Godfather ashyigikira ibisambo ngo twaramudaratse ngo kubera 30,000 Godfather 30,000 zuko mu kwezi kumwe umuntu abonye amakanzu arenga 10 njyara umuntu nzirega banafungiye 20,000 kandi ubu ngo bamufunza nawe ati bari aba bakobwa n'abagome bafungiye twebwe turya ko twakoze turema tukiyuha kuya ntago we waza nguza gukina mu mari yacu that is impossible ntabwo byashoboka ibyo kumugirira impuhwe ngo ni icyuki ngo biki natwe turi ibyuki ariko ntabwo yaharanira ibyuki batubabarire ubundi abujyane ku ruhande bumwinjirize atwishyure ngo ni icyuki ngo ni mwiza ntabwo bitureba yagurisha umupuri wiwe yagurisha mugunugisi ngo yimbyitaye yitwa Terake ngo bamugura kasinzira nk'umufundi biraye kumbwira ngo ngagurisha mugunugisi byo kugurisha mugunugisi ntago mbyitayeho ngewe nanyoze amafaranga yanjye ariko no video natanyisiba. Sasa nta muntu hano uri mu Kigali dufite ibimenyetso bigaragara wa muntu we ntago twazano turuje guhimba nta bigare biri hano ibimenyetso birahari kandi nawe hari ibyo yiyemerera ubwo rero mutubabarire cyane bamuhamagare ntabwo yakitaba ubu se nuza niyamuhamaganga kwitaba n'abandi bonde imva yewe twe twaramagaye madame ndagiye rero Jessica ndagiye Godfather yaramamagaje njye nari nagize ngo ni na video Jessica wasubiranye na Stone ko numvishe wicaranye na wa mukobwa Jessica ngo yinde na Shani twigize dutandukanye nabonye ariko numvishe na Shani Shani wa wundi nyine mwiyunze ubu muri kumwe Stone ni wowe umufite none se twapfaga umugabo nyine twiyunze tumeze neza nta kibazo dufite ahubwo aba ba Melissa nibo bagiye gusigara bahanganye imihanda bagura amata Jessica kari umva cyaze mu karame reka nkubaze iyo abacuruzi duhaye service mbi mukiriya sibyo ibajyana hanze bakatugarapa yego bakavuga ngo twabahaye imyenda mibi cyangwa twabyayenza gukina gutya ubu ugezweho n'umuntu bita Bantare none kubera iki twege batwambura tubivuge duceceke tubyihorere ejo ajya ku wundi mucuruzi nawe abimukore
ejo ajya ku wundi mucuruzi nawe bimukura. ibaza ari godfather wambuye ibintu yagukorera. oya nabishyure kandi ndumva muri benshi uwo yambaye 250 uwo yambaye 150 uwo yambaye tarani. Hari uwo yambaye 50 z'amapantaro, hari uwo yambaye 50 za complete muri shike. Urumva muri uriya mujyi aramutse winjiyemo umuntu wese umva yatamufata. None se ko numvishe ngo uyu yamwoherereje umumotari ngo aramubwira ngo ntago ari haba ntagira haba nyine urumva ashobora kuba yaramwohereje inuze akazifatira ahantu hatari iwabo, umumotari yasubira kumufata umunsi tumuzi cyangwa yanayo babwira ati nyagira umuntu uzazana kuko ababwire ko nawe nzi. Iyo umubwire ko ntawe nzi nese wajya kurwana mu rugo rw'abandi ntago warwana ahubwo icyaha wasanga ari wowe kigiyeho. Yego Jessica buretse kugenda Godfather arimo arahiga nimero wa mukobwa arimo aramuhiga ku matelefone. Twamuhaye nimero ziramuhamagara azamuke Jessica atubwire nimba igihe azatwishyurira. umwana wanjye avuye ku ishuri ngiye kumutekera ubwo nyine myutinga buretse kugenda reka abanze bahamagara Godfather guhamagara uwo muntu kandi yavuze ko agushaka. njyewe yongera amuhamagare ndaza.